shamyaka zavukiye mu idini rihoramo abahanuzi nazo zihanura, za shamyaka ziba mu madini n'umwana wahahanura. Yesu we, iyo uhanuye bumva ihora ivuga twebwe se nagashya. Ariko i Samariya habonekamo ingiga imwe shamyaka, habonekamo na jyuwa nk'izo njya mbona zigiye kurebesha amaso ibisubizo byacu ariko ntiziryeho. Habonekamo incakura, inkeca, ibonekamo nta muryango utagira ikigoryi. Ni Samariya habonetse ikigoryi, nta muryango uburamo igicucu. Ni Samariya cyarabonetse, aho abantu bavuga bati turagushimiye Mana, ni wowe uvuze, iyo uvuze turakumenya, iyo uvuze turabyumva, ni wowe ubivuze, ijwi ryawe turaryumvise, uravuze ngo ejo nk'iki gihe indengo y'ifi izagura shekeri imwe kuremba i Samariya, ni wowe uvuze, urakabyara urakarama. Habonekamo rero inkunguzi. Turabasuhuje cyane inshuti bakunzi b'ijambo ry'Imana, bakunze ba Eva Mama Lionel, Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Turanezerewe kandi tunezerewe bivuye ku mutima, ntabwo ari byo ku munwa gusa. Twishimiye kubana namwe muri aka kanya keza Imana iduhaye ko kuganira namwe amagambo Imana yashyize ku mutima wacu, kandi tunabashimira cyane uburyo mukomeje kutuba hafi mu nkunga z'uburyo bwose. Imana ibahereze umugisha cyane. Hanyuma turabasuhuza duhereye muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho mvuka, igihugu cyatubyaye, kandi ubwo n'abanyarwanda bari hanze y'igihugu ubwo mubyungukiyemo, aho muherereye hose mwiyumvemo ikaze muri uyu mwanya tugiye kuganira ijambo ry'Imana mu mpande enye zose z'iki gihugu. Mugubwe neza cyane. Hanyuma turabasuhuza abantu badukurikirana bari mu mpande z'isi zitandukanye, ab'Imana yahaye uburyo bwo kumva ijambo ry'Imana binyuze muri iri koranabuhanga n'umwanya mukoresha kugira ngo mwumve amagambo Imana yadushyize ku mutima. Ibyo turabibakundira cyane rero, kandi ndanabibubahira umwanya mutanga kugira ngo nkomeze kumva nakomeza kuvuga. Zirya komanteri mwandika zintera kuraje yo gukomeza kuvuga. Rimwe na rimwe ngo uzadushyirireho igice cya kabiri, uzahongereho n'igice cya gatatu, twaryohewe. Imana iguhe umugisha, turagukunda, amavuta turayemera. Biriya nabyo bimpa kuraje yo gukora iyo mbonye ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima mwarivuzeho ko ryabanejeje, ryabafashije. Imana ibahereze umugisha mwinshi cyane. Birashoboka rero ko aka kanya waba ugiye kunkurikirana urwaye, Imana igukize. Birashoboka ko waba uri kunkurikira uri muri situwasiyo itari nziza, ahari kurira gushobora kurarira umuntu, ariko bwacya mu gitondo abantu bagashiduka impundu zivuze. Birashoboka ko waba uri kunkurikira amadeni yakujujubije, yakuzengereje, ariko mu kanya nk'ako guhumbya kubera ko ibibazo n'ibisubizo biraturanye, bagatungurwa no kubona wabishyuye utarenze umuryango. Ibyo ni ibintu bishoboka cyane mu Mana. Uri kunkurikirana ugenda, ni ukuri Uwiteka aguhe kugenda kandi ugereyo amahoro, kandi aho ugiye umugisha w'Imana ubane nawe, aho ugiye gusaba serivisi uyironke. Imana iguhe umugisha rero. Uri kunkurikirana uri umushomeri, ndakwifuriza ko Uwiteka aguha akazi kandi keza k'umugisha. Ndagira ngo rero tubiyegereze, hanyuma bamenyereye kuba muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, muze dutangire dusenga Imana. Mana ishobora byose, ndagushimiye. Ndacyafite impamvu yo kugushima nyinshi cyane. Hari impamvu zituma ndirimba izina ryawe, zituma ngushima. Ukwiriye amashimwe ndetse no gupfukamirwa. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uyu mwanya tugihumeka mbihaye agaciro. Uyu mwanya tubasha kugenda tukaryama mu ngo zacu, tukabasha kwicara, tukabasha guhamagarana, nkuhaye agaciro kuko hari abantu barimo amabomboni, barimo amasonde, amagufa yaturaguritse, abandi bagishakisha icyo barwaye bakibuze, ariko ndagushimiye uyu mwanya uduhaye ubuzima butuma
tugenda twigenza ntawe dutwaye mu maboko, ntawe utwaye kuri burankari, ntawe wicaye ku kagare ngo basunike. Ndagushimiye Mana, kandi ndasabye ngo umuntu wese ugiye gukurikiranira ijambo, umutima n'umubiri birindwe, kuko n'umubiri ni urusengero rwawe, birindwe cyane, bagire amahoro. Abantu bagiye gukurikirana ijambo ryawe bagira ubuzima. Indwara z'iki gihe tutazi aho ziturutse uzibarinde, ubarinde inkomyi mu byabo. Mana, ndazi neza ko abantu bafata uyu mwanya wo gukurikirana ijambo washyize muri jyewe ni abantu mu mitima yabo harimo inzira z'igisiyoni. Nyemerere urwanye ikintu cyose cyabarwanya muri uyu mwaka, uzabarinde gusitaragoringa nk'uko mu mwaka washize byababayeho. Muri uyu mwaka uzabarinde gukora bishyura, harimo n'igitutsi ngo uragakora wishyura. Uzabarinde amadeni Imana, uyu mwaka aba bantu uzabarinde amadeni. Uyu mwaka uzabarinde gukora bishyura. Uyu mwaka uzabarinde ubukene bwo mu mubiri n'ubwo mu mutima. Uyu mwaka uzabarinde gukorera ubusa. Abacuruzi uzabarinde gukora bagahomba. Uyu mwaka aba bantu bankurikiye uzabarinde imyaku ntizagere mu byabo, bibahiga byose ntibizababone, bizabashake bibabure. Mana, ndakwingenze umuntu wese ugiye gukurikirira ijambo ntazaruhira ubusa mu minsi amaze gusenga nagukurikira. Uzabarinde guheruka ububi nk'Abagalatiya batangije iby'umwuka bagaheruka iby'umubiri. Uzabarinde kurambirwa umuhamagaro, kurambirwa ibyawe. Uzabarinde gutangirira ku cyayi ngo basoreze kuri mitsingi. Uzabarinde gutangirira mu nzu y'Imana ngo basoreze mu maroge. Uzabarinde guheruka ububi. Mana, umuntu wese umva ijambo washyize muri aka kanwa kanjye, uzamurinde imyaku n'inyatsi. Uzamurinde kwicuza icyatumye umurema. Uzamurinde kuva mu munsi yavutseho. Ibintu byose bibarwanya ndabirwanije, imbaraga zose zibatera ubute ntibagere no ku nzozi zabo, izo ndazirwanije. Mpagurukiye mwuka wose uyobya, mwuka wose ubarwanya. Mpagurukiye mwuka wose waburizamo ibitekerezo bizima ni amasezerano mazima. Ndakubita hasi gukora kose k'umwanzi ku buzima bwabo. Ubakize ibyabateye kandi ubakingire cyane, ubarinde imyambo mubi ahora barasaho. Aba bagabo n'abagore, aba basore n'inkumi bankurikirana bagafata umwanya wo kwicara bakumva ijambo washyize ku mutima, ndabingingiye ibiteye ubwoba ntibizegere ihema ryabo. Aba bagore uzabarinde gusenya ingo zabo, bazubake mpaka basazire muri zo kandi bagire ibirori by'abana babo. Sengeye aba bagabo, uzabarinde kubura uko bigira. Uzabarinde gutaha ntahaho batahanye. Uzabarinde gusoza ari abakene. Uzabarinde umwaku utuma imyenda ibacwiraho n'inkweto zibasaziraho. Indyanyi ku buzima bwabo ndayirukanye. Mwuka wose uhiga aba basore, ntuzafata aba basore bakurikirana yicano ya Eva Mariyoneri. Ndabasengeye, mbarindishije umwuka wera. Ubumana bube kuri bo cyane, ntibazagira ikintu bifuza ku myaka yabo ngo bakibure. Izi nkumi ndazisengeye, zabarinde gusazira iwabo, zabarinde inda z'indaro, zabarinde gukena, zabahe gutunga bakiri abakobwa, zabahe kwambara baberwe.
uzabaha igikundiro. Mana, ndasabye badamu bari kunkurikira batwite n'abana bo mu nda, ndabasengeye. Sengeye abana bo mu nda bagire uburinzi bukomeye. Ufite pozisiyo mbi ajye muri pozisiyo nziza. Bazavukana ibiro byiza, isura nziza, uburebure bwiza. Wa mwuka utera abana budebire mu nda utuma bavukana ibibazo, imyenge ku mutima. Wa mwuka utuma bavuka bakamara iminsi muri bomboni ngo bananiwe. Za mbaraga zose zibarwanyiriza mu nda ndabashinganishije Mana, mu mbaraga n'ubushobozi wampaye, kuko nabo ba mama wabo barankurikiranye, nabo nibabyungukiremo. Bazavukana ubwenge, bazavuke batarwaragurika mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye Nyiringabo, ndagushimiye, ndagushimiye, ndagushimiye. Umuntu wese ufashe umwanya wo kumva iri jambo, ibyo bamusize ndabimuhanaguyeho, ibyo bamutongereye mbimukuje imbaraga z'amaraso ya Yesu mu kwizera wampaye. Mana, ababura ibitotsi ndabakira gusinzira neza. Imbaraga zawe zibe kuri ubu bwoko. Iri jambo tugiye kumva ribe umuti, ribe umuti. Iri jambo ribe umuti uvura, kandi ribe urukingo rutuma batongera kurwara mu bugingo. Urakoze, urakoze cyane, ndagushimiye kuri Imana ikora, tangiranye natwe ugasozanya natwe, kandi ijambo ryawe ukariherekesha ibimenyetso n'ibitangaza, kuko ijambo ryawe ni imbuto itabora. Gushimiye kuri Imana y'amaboko, bisenze shima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera. Amen, amen. Yesu abahereza umugisha mwinshi cyane. Numvaga bindimo kubasengera, kandi murabizi ko nubwo ndi umuvugabutumwa ndi umunyamasengesho. Ndagira ngo tuganire amagambo y'Imana dusanga mu gitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya 7 umurongo wa 2. Turasoma ahantu hatatu. Igitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya 2, igice cya 7 umurongo wa 2 haravuze ngo, ariko mutware umwami y'Imana ati, mbese naho Uwiteka akingura amadirishya yo mu ijuru, bene ibyo byabaho? Aramusubiza ati, uzabirebesha amaso ariko ntuzabiryaho. Umurongo wa 19, uwo mutware agasubiza uwo muntu w'Imana ati, mbese naho Uwiteka yakingura amadirishya yo mu ijuru, bene ibyo byabaho? Nawe akavuga ati, uzabirebesha amaso ariko ntuzabiryaho. Zaburi ya 91 umurongo w'8, uzabirebesha amaso yawe gusa ubona ibihembo by'abanyabyaha. Tugiye kuganira kuri aya magambo atoroshye, amagambo avuga ngo uzabirebesha amaso gusa. Gusa, ewe, uzabirebesha amaso gusa. Uzabirebesha amaso gusa. Ibiki se uzarebesha amaso? Kubera iki se uzabirebesha amaso? So kubirebesha amaso gusa, ni ibiki uzarebesha amaso? Kubera iki uzabirebesha amaso? Iri jambo rirareba abantu batemera iby'Imana ivuga, rirareba abantu b'ibyihebe banze gukorera Imana, rirareba abantu b'imigwira yo mu nzu y'Imana ivuga bahari, ariko bakazabirebesha amaso ariko ntibabiryeho. Uzi kurebesha ikintu amaso ariko nturyeho, ntunahonje,
ntunahonje ntunasogongere, ariko ukabireba uti byari biryoshye, nubwo nabiriye byari biryoshye. Hari igihe uca nko muri hoteli asanga bateguye ibiryo udafite ubushobozi bwo kubigura, ukavuga uti nubwo ntabiriye biraryoshye tu, biraryoshye, nubwo uriya mwenda ndafite ubushobozi bwo kuwugura pe ni mwiza, ukabirebesha amaso gusa. Nubwo uriya mukobwa ntafite ubushobozi bwo kumusaba ngo mukwe, ni mwiza, ukamurebesha amaso gusa. Nubwo uriya musore yakoze amatuza ari ibogare, nitwaye nabi abanjyanya, ukabirebesha amaso. Ubukwe bwe ukaburebesha amaso gusa, ukabuhombya ikofi, uzabirebesha amaso gusa. Ese iri jambo ko rikomeye kandi rikaba rigiye guhindura imitima y'abantu bari hano, wari ugiye kujya mu ntege nkeya ko riri bugukebure mbizi. Imana imbabarira umuntu uri hano ntazabirebesha amaso gusa ibintu Imana igiye gukora, ibintu Imana igiye gukorera bera. Hari abantu baba mu nzu y'Imana ariko babona ibisubizo, bameze nka za nkingi zitwa nyirambonabihita. Izi nkingi za nyirambonabihita n'ibiryo iyo biguye ku ntoki, iyo nkingi bayihanagurizaho ibiryo ikabona bitambutse ikabona bitambutse, nyine ibona bihita tu, yo nyine ibona bihita. Yego, ukabona bihita, ukabona wambarira abandi buri weekend, dore ko ufite agataye gatuma buri munsi wambarira abandi, ukabirebesha amaso gusa. Ariko kubera ko buri weekend nawe iyo ushoje ubu kujya kwicuruza, bitumye uzajya urebesha amaso ubukwe bw'abandi gusa, ariko ntubiryeho, kubera ko wanze kuba inyangamugayo, kubera ko wahisemo kuba impyisi mu ntama, bitumye ibisubizo by'abera uzajya ubirebesha amaso gusa, ariko nturyeho. Iri jambo rirakomeye kandi rirakenewe, rirakenewe. Ahangaha ni igihe Elisa yageraga i Samariya, inzara iri kubarya no kwigufa. Iyo tuvuze inzara rero, abana bavukiye iruhande rwa sandwich na pekupe barabaza ngo inzara ni agaki. Wari umuntu wabaza ako inzara ni agaki. Hari umugabo umwe ntari buvuga izina, n'uw'inyamata, Uwiteka yari yaramuhaye ibiryo ararengwa, ariko ararengwa arakabya, akajya arengerwa no ku bantu bisonzeye. Umunsi umwe ngo abantu baravuga bati sharega runaka, ati nuko Imana yakugiriye neza, inzara yarateye hano, inzara yarateye mu rugo rwacu, inzara yarateye mu bana, inzara yarateye mu nsibi, inzara yarateye mu kagari, inzara yarateye mu karere kacu. Arangije ibiryo bimugezemo aravuga ngo ariko ngo iyo nzara izazitera iwanjye, ndeba amagi y'inzara ukuntu asa, ngo arebe amagi y'inzara ukuntu asa. Imana iti urashaka kureba amagi y'inzara? Imana iti buretse sinza gutera gusa ndanaturaga. Inzara iratera iranaturaga mu rugo rwe, kugeza ubu, kugeza no ku bana be. Barirukanye inzara mu izina rya Yesu, ntako batagize no mu izina rya Mariya, no mu izina rya Muhammad, no mu izina ry'abakurambere. Barayirukanye, yanze kuhava. Ibaze ko mu bahanuzi benshi nzi bakaze bahanyuze, uwanyuma Imana yamubwiye ngo uyu mugabo atarasaba imbabazi kugira ngo inzara izunamure icumu mu bana be n'abuzukuru, nuko uyu mugabo apfukama agasaba Imana imbabazi, kandi ni umupagani, ntazi gusaba imbabazi icyo ari cyo. Kabiri ni uko apfa. Birasaba rero ko abana bazigira nk'aba bakobwa ba Selofohade, bakajya kuburana uburenganzira. Iyo bimeze bityo, urumva nabo barimo bararebesha ibiryo amaso ariko ntibabirye. Mu buzima bw'iri jambo nshaka ko tuvuga, i Samariya hateye inzara ndugu yangu,
ya baba umukire ngo akajya arya amahurunguru. Inzara yarateye mu rwego bari bagiye gutangira kurya abana. Imana ibatabara haburaho gato ngo barya abana babyaye. Mana nsengeye abantu bari hano uzabarinde inzara, kuko genda yizi turaziranye iragatsindwa inzara. Inzara irya umusore ubwanwa bwarameze ukaberwa nimba buri gise ntagiye kwiyogoshesha, ntibupfutse ngo butakare hasi, bukarigita pe, ari inzara. Kugeza ubwo n'umunyarwanda aciyemo yavuze nimba ari igisakuzo, no igisakuzo ngo sakwe sakwe, ngo nkuruye urusura ishyamba riraho bangana, bati inzara y'umusore. Inzara irakurya. Umuntu akubaza ngo komata periti uti mwiriwe, arakubaje ngo witwa nde uti mwiriwe. Inzara irakurya ku buryo bakubaza itariki wavukiye ukavuga ya nyoko. Inzara irakurya ku buryo bakubaza amazina yawe ukajya uvuga ya mukuru wawe wapfuye nyuma y'imyaka 5. Inzara irakurya kugeza ubwo ugenda ufite umushiha utazi ubwoko bwawo. Inzara yari abantu b'isamariya ndugu yangu, yarabarigera no mu bwonko no mu gihorihori. Inzara irabarya n'Imana irababara. Inzara ari kwitondera barya kweri. Inzara imaze kubarya ibumvishije ngo Uwiteka agira imbabazi nyinshi, ahamagara umugabo witwa Elisa, umuhanuzi Imana yakundaga, umuhanuzi w'umwizerwa, umuhanuzi utarigeze wandurira ubusa urya y'abandi. Aza i Samariya bashonje, aza badaheruka kumva ijwi ry'Imana, aza batangiye kujya bayura urwasandi rugaruke, aza urwanga rwarabarenze. Elisa aza ahanura ubuhanuzi bwihuse, nibwo Imana yajyaga imunyuzamo. Araza ati we, bate nimwumve uko Uwiteka avuze. Bati kagira inkuru. Uwiteka Imana ya Isiraheli iravuze ngo ejo nk'iki gihe indengo y'ifu izagura shekeri 1. Bati ati tutaya sindarangiza guhanura. Uwiteka avuze ko bitazaba kure kuko n'amatike ntimwayabona mwarakubiswe. Avuze ko bitazabera kure kubera isereri mufite mugenda mwikubita hasi ntimuzajya kure. Avuze ko bitazabera kure kuko ntimwagerayo. Avuze ko bitazabera kure bibereye kure abakecuru ntibyabageraho. Aravuze ngo bizabera ku irembo i Samariya, niho bizabera. Ku irembo i Samariya niho bizabera. Imana ishimwe. Abantu bose mu gihugu bati urakoze Mana, urakoze, urakoze, urakoze. Dufite rero abantu bazi kwakira ibyo Imana ivuze, atari bashamyaka. Tugira abantu bashamyaka Imana ivuga ngo n'ubushize yaravuze. Imana izakurinde gusengana na za shamyaka zitera n'umwaka. Imana iravuga ukabona nibisanzwe we, yego ko ukabona nta nagize gutyo, ukabona nta na santima. Za shamyaka zavukiye mu idini rihoramo abahanuzi, nazo zihanura. Za shamyaka ziba mu madini n'umwana wahahanura. Yesu we, iyo uhanuye bumva ihora ivuga twebwe se nagashya. Ariko i Samariya habonekamo ingiga imwe shamyaka, habonekamo na jyuwa nk'izo njya mbona zigiye kurebesha amaso ibisubizo byacu ariko ntiziryeho. Habonekamo incakura, inkeca, ibonekamo nta muryango utagira ikigoryi. Ni Samariya habonetse ikigoryi, nta muryango uburamo igicucu. Ni Samariya cyarabonetse. Aho abantu bavuga bati turagushimiye Mana, ni wowe uvuze. Iyo uvuze turakumenya, iyo uvuze turabyumva, ni wowe ubivuze. Ijwi ryawe turaryumvise, uravuze ngo ejo nk'iki gihe
indengo y'ifi izagura shekeri imwe kuremba Samariya, ni wowe uvuze urakabyara urakarama. Habonekamo rero inkunguzi iravuga iti reka no, nkurikije ukuntu imyaka tumaze, nkurikije ko mu bigega ibiryo byashizemo, nkurikije ko nta hantu byava n'imipaka ifunze, nkurikije hari abantu rero bagira ibyo bakurikiza mu gukritika n'imvugo y'Imana, kandi hari abantu bazikoraho. Hari umuntu wabwiye udati nyamara muri ba bukorikori bwa nyiranzikoraho, muri ba nyirabukorikori bwa nzikoraho. Hari abantu bazi gupinga bishingikirije ku bigaragara, akanga kwemera ko Imana ivuze ashingiye ko buraga na Salomo akubita agatwenge yarashingiye ku bimenyetso bitagaragaza ko akibyara. Aroha y'agatwenge arangije aranahakana ati sinsetse. Ariko uyu mugabo arangije apinga umuhanuzi, apinga Imana, akurikije apinga anavuga. Ubundi hari umuntu ugupinga ntavuge akagupingiramo, ari n'umuntu ugupinga akavuga nyine agapfa kwikiriza ati amen. Hari umuntu ugupinga agapfa kuvuga ati turabyakiriye. Hari n'umuntu ugupingira mu Cyongereza ati I received, kandi yabipinze agapfa kubyakira mu Cyongereza, ariko umuntu ugupingira mu Cyongereza umuntu ugupingira mu Cyongereza waba ari n'inyamaswa y'inkazi. Ubundi ubwira umuntu wo mu cyaro ngo I received aba yumva uvuze cyangwa agiye mumenya nawe umuvugira ibyo byongereza. Uraca ku muntu uri muhinga mu cyaro, boswari se aramenya ari umuswari uvuze. Oya ariko kubizi ko uvuze uti mugoroba mwiza mwiriwe neza, wabivuze koko ko wageze muri karitsiye uvukamo, ukareka kujya kubabwira boswari kandi nawe ariyo yonyine. Ariyo yonyine kandi abantu bazi ururimi rukeya nibo baruvuga, ariko abaruzi sawa aruvuga igihe kigeze. Uyu mugabo rero ati ndapingana navuga, aravuga ngo naho amarembo, ariko uno mugabo yarakabije. Iyo avuga ati genda umva ntabyizeye, ariko arangije ngo naho amarembo y'ijoro, ngo naho amadirishya y'ijoro yakinguka, ngo ibyo ngibyo ngo ntibyabaho. Uwiteka ahita avuga iri jambo nashatse ko tuvuga ngo uzabirebesha amaso. Ni bande bazarebesha amaso ibisubizo by'abera? Ni abatemera ko Imana yavuganye natwe, ni abatemera gukora kw'Imana muri twe, ni abatemera ko twatumwe n'Imana, ni abatemera ko turi abakozi b'Imana, ni abatemera ko Imana ivuga, ni abanyabyaha basambanira mu murimo, ni abanyabyaha bibira mu murimo, ni abagome bagambaniranira mu murimo, na ncakura umunwa waruse zibera mu magambo. Aba bantu bazabirebesha amaso iby'Imana yavuze, ariko ntabwo bazabirya. Ndebera nk'abantu barebesheje inkuge amaso bakanayinjiramo ibyumba byayo bakayimenya neza, bikarangira umwuzure ubahitanye. Ni bene abo ndi kuvuga. Ni bene abo ndi kuvuga bafataga n'igihe bakajya kwituma mu nkuge, nta soni bafite. Uzabirebesha, ari ibintu muzarebesha amaso. Ngaho ndebera mu Karoti aho Uwiteka arababwiye guhungira yaharebeshaga amaso. Uwiteka arabwira ngo nimuhungire kuri uriya musozi, awurebesha amaso, akora ikosa ryo gukebuka, arongera ajya kwirebera ibintu bye asize. Arakebuka neza, uko akebutse na n'ubu ngubu ngo ahindutse inkingi y'umunyu na bugingo n'ubu, ariko abirebesheje amaso. Ari abantu muzajya murebesha amaso amamodoka y'abera, muyarebesha amaso ariko mutazayatunga. Hari abantu muzarebesha amaso insengero abakozi b'Imana bubatse, muzirebesha amaso ariko ntimuzigire. Dore ko hari n'izigiye gusapotinga muri no minsi, hari n'izigiye gusenya. Ibaza aho Imana ifata umwanzuro wo kuvuga ngo uru rusengero
uru rusengero sinemera ko bazongera kunsengeramo. Ahantu sinshaka ko bazongera kuhansengera. Ibaza aho Imana igiye, kandi ubwo muzi ko ntari guhanura, ntabwo ngewe njya mbanza kubababababa. Nabyo muzabireba n'ejo bundi. Hari insengero zimwe zitazwi, zimwe abantu batamenya. Ibi ni imivuga, wumve ko hari ibiti data atateye byimejeje bya kimeza. Nk'uko hariho n'insengero za kimeza data atateye atanashyigikiye, zigiye kubura uburyo. Zigiye kubura uburyo, zikanabuzwa uburyo kuko data ntiyazishyizeho. Hanyuma hagashyigikirwa za zindi mutanakekaga, babandi bemeye gusapotingwa n'imbaraga z'Imana. Ubu ni kwa kundi Uwiteka agiye gukora muri ubwo buryo. Ako kari agatambutse. Hakaba hari abazabirebesha amaso sasa. Hari abazivuyemo bamwe ngo zirakennye, abandi bati zirasuzuguritse, abandi bati wambona aha. Nabo bagiye kubona uburyo Uwiteka agiye gutabara, babirebesha amaso. Byaba bibabaje warakuriye mu nzu y'Imana, turi ku ijambo rivuga ngo uzabirebesha amaso, ariko ntuzabiryaho. Ntuzabiryaho. Sorry. Habe n'ikiyiko, habe n'agafurushete, habe n'akarushe kamwe, ntabwo uzabiryaho. Kuki uzabirebesha amaso kandi byaravuzwe uhari? Imana yavugiye mu rugo uhari, ugiye kumera nk'awa mwana w'ikirara wavuze ati mwe mumaho twanjye acaho. Aragenda ubutunzi abupfusha ubusa, ajya kuragira ingurube, agaruka yarahuzaguritse, yarakubititse. Ayiwe, hari ibintu ndi kuvuga ariko nkabyumva cyane mu mwuka, uburyo abantu bagiye kurebesha amaso ibintu Imana yavuze bahari. Ikavuga bahari, urusengero ruri mu barwubatse, uri mu bantu bateguye n'ayo masengesho Imana yavugiyemo, uri no mu bantu bayoboye ayo masengesho Imana yayavugiyemo. Ariko kubera kwigira shamwaka, mwigize ingiga, mwigize intakoreka, mwigize abantu basenga Imana ariko badakizwa, uzabirebesha amaso ariko ntabwo uzabiryaho. Ari ibisubizo abera bagiye kuguhekenya muri iyi minsi bagatengamara. Ariko hari abantu bazabirebesha amaso kubera uburyo bitwaye imbere y'Imana n'imbere y'abantu bayo. Uzabirebesha amaso ariko ntuzabiryaho. Ngo bwakeye ibiryo biboneka, abantu abahururana utwamverope, abahururana udukapu, abahururana udusafuriya, kubera uburyo n'abantu bari bifite ifemba y'ibiryo ntibakitaho, ukikubita hasi baragakandagira. Karapfa rwose, ariko apfa birebesheje amaso, ntiyabiryaho, apfa amenye ko Uwiteka yatabaye. Hari abantu bavuze ko utazakora ubukwe ariko bazaburebesha amaso, batemerewe kwicara no muri resebusiyo, kuko uko bambaye naho uzakora resebusiyo ntibihura. Bazabirebesha amaso kuri televiziyo cyangwa kuri Zoom cyangwa kuri YouTube channel, babirebesha amaso. Ariko ntibabiryaho, ntibasomaho n'agasitoro. Bazabirebesha amaso. Ariko haleluya, hari ibintu bazarebesha amaso. Bazarebesha amaso uburyo ugaraduwetinga, baravuze ngo ntuziga, baragukoza mu gihorihori, baragutwaye ubwenge, bumva baragushoboye, bumva iwanyu barabaroza ubukene, ariko bazabirebesha amaso. Abandi babishyize kuri status, utanatumiwe babirebesha amaso. Imana ikurinde kuzarebesha amaso ibisubizo by'abera. Imana aravuze uhari, kubera gupinga kwawe no kwigira jorokone kwawe. Imana izakurinde kurebesha amaso ibintu ariko utazabiryaho. Imana idufashe kandi tugirire neza. Tugeze ku musozo w'iri jambo ry'Imana, tugiye gusenga, ariko intego y'iri jambo ni ukugira ngo abantu mwihane, muce bugufi, muhindire umushyitsi imbere y'Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi. Imana ibarinde, nawe wirinde kuzarebesha amaso ineza yayo, utemerewe no gukozaho imitwe y'intoki.
Imana ikurinde cyane kuzarebesha amaso itorero rizamutse ugasigara warihannye mbere y'abagiye ukarimbukira mu nzu y'Imana. Nimba ariho abantu bazambabaza ni abantu bavuga ngo mwami mwami, bazarimbuka barataye igihe bataragiye no kwinywera mitsingi cyangwa ngo bajye gukora ibyaha, bakazarimburwa n'ubusa, kazarimbukira ku rwagwa abandi bageze ku nzoga zikaze. Imana ikurinde kuzabirebesha amaso. Nagira ngo dusenge. Mana, ndagushimiye cyane, uri umukozi w'umuhanga, urakomeye. Iri jambo wariteguye urincishijemo kugira ngo abantu bahindire umushyitsi imbere yawe kubwira ijambo no kutanga imbabazi n'imbaraga. Abantu ntibazarebesha amaso ineza yawe batabasha kwikozaho n'imitwe y'intoki. Abantu ntibazabirebesha amaso batabasha kubiryaho. Urinde abantu kuzarebesha amaso kugira neza kwawe. Urakoze Mana. Ngushimiye gukora ibikomeye cyane bitarondoreka. Bwiza bwawe bubane n'umuntu wese warukurikiye iri jambo, yakira imbaraga nyinshi cyane, atazaruhira ubusa, batazasubizwa areba kubera gupinga. Uzamurinde kurebesha amaso ineza yawe, tanga imbaraga n'imbabazi nyinshi. Ngushimiye kuri Imana ikoze neza, bisenze shima mu izina rya Data wa twese, Mwana n'Umwuka Wera. Amen, amen.